izi nsengero, aya madini agiye guhinduka nk'isoko. Abo bantu mwebwe mwiba musambanyiriza abakristo mu mabiro, mubasambanyiriza mwita abapasiteri, Imana yarabyumvishije ntabwo rizayo. Reka amabwirwa mwishingishije ku madini, mwe mwishingishije ku madini, mwe muri kureba amadini murayobye cyane. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, kandi itorero ntabwo rizayoba. Nubwo byagenda gute kose Kristo azariyobora inzira, ndetse mwasamaye mukajya no ku ruhimbi. Imana igiye kubitwikura, igiye kubatwikura mugaragara. Imana ije kudiwi rastita dobe nedra, ije kuzibagurutsa. Byahoze bigiye kwicisha abantu benshi mu cimanza zibera. Izi ne Imana ije kuzibagurutsa. Igihe cyo guceceka kiraje, abantu zibaceceke. Mwe mwiringiye ubuhanuzi, mutasomaga ijambo ry'Imana, mugiye gukorwa n'isoni. Hari abantu Imana igiye gutungura bari muri niko byahoze, niko byahozeho kuva kera bose barahanuye. Abadiyakoni mwiba muri kubara amaturo. Haleluya, haleluya. Ndabasoje mu izina rya Yesu, abantu mukurikiye channel Yesu niwe nzira TV. Ibitekerezo byanyu ni by'ingirakamaro, bitugeraho Imana igibaho umugisha. Abantu mutwega ko muri kumwe natwe, abantu mudukunda, abantu mutugira inama, abantu mudusengera, ndavuze ngo Imana nibambere umugisha mu izina rya Yesu. Neshejwe no kugaruka kuri izi kamera cyangwa se kuri Yesu niwe nzira TV. Abantu bari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, n'ahandi hose ku mugabane wa Afrika, ndavuze ngo Imana nibambere umugisha mu izina rya Yesu. Rero abantu tukunda kubana mukatwereka ko mbese Imana nibambere umugisha ihiri imirimo y'amaboko yanyu. Abadafite amahoro mu mutima Imana yabahe, abari barwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu. Rero ndagarutse nzanye ubutumwa bukomeye, nje kuvuga isi Imana intumye muri aka kanya kuri Yesu niwe nzira TV. Zambivuga nigendere ngo ntandure ivuge ubusa ku musozi. Yego, reka dutangire dusenga Imana kugira ngo tuze twinjira muri uyu mwanya Imana twemereye. Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Giti cy'inganza marumbi isambi itarumba gakinga k'amakubuguga mu bw'umugaru. Aya masaha ndagushimiye kubw'ineza yawe, ngushimiye kugira neza bugacya bukira. Nongeye ngarutse kuri iyi kamera Yesu niwe nzira TV. Narivuze ngo abantu tugiye kubana muri iki kiganiro, bana natwe udushyigikire. Mbaraga z'Imana zize zibane natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfagamwe akazuka. Amen. Imana nibambere umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Yeremiya. Nibwo butumwa Imana yampaye kugira ngo mbazanire. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeremiya, ibice 8. Turahera ku murongo wa 4, ndaza kubabwira ahantu tugeza. Turajya tusoma dushyiremo akitso kugira ngo twumve icyo Imana ishaka ku bantu n'ikibagambiriyeho. Tujye guhera ku murongo wa 4. Haravuze ngo maze kandi uzababwire uti, Uwiteka arabaza atya ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? Niko Imana imbwiye ngo nimbaza abantu. Reka nsubiremo umurongo wa 4. Haravuze ngo mbese kandi kandi uzababwire uti, Uwiteka arabaza atya ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? Niko Imana yambwiye ngo nze mbabaze. 5. None se ubu bwoko bwa Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Reka dusome umurongo wa 5. None ubu bwoko bwa Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bagundira bugendera ko bagundiriye uburiganya bakanga kugaruka, banze kugaruka.
gatandatu, nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati mbese ariko nakoze iki. Umuntu wese arombereza mu nzira ye kuko nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Uwo ni umurongo wa gatandatu. Reka dusome wa karindwi twumve. Aravuze ngo ni ukuri igishondabagabo kiguruka mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka, ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Uwo ni umurongo wa karindwi. Reka dusome umurongo w'umunani. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yahindutse ibinyoma. Uwo ni umurongo w'icyenda. Imana ari bantumye. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Ni bwenge ki se? Niko biyivuze. Iryo jambo Imana ribantumye. Nicyo gituma abagore ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Niko Imana ribantumyeho. 11 niho tugeze. Uruguma rw'abantu banjye barwomora baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Niko Imana yaremye ngo mbabwire. 12. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa igihe nzabahagurukiriza, nzababwira imirara, niko Uwiteka avuga. Niko Imana ribantumyeho. 13. Nzabatsemba rwose, nta masheri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. Niko Imana ribantumyeho. 14. Kuki tukicaye aha? Nimuteranire hamwe tujye mu midugudu y'ibihome tuhacecekere, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo iduhojeje, iduhaye kunywa amazi akarishye, kuko twacumuye ku Uwiteka. Ni ku Uwiteka yarantuma. 15. Twategereje amahoro, ariko nta cyiza cyayo twabonye. Twashatse igihe cy'umukiro, none habaye impagarara. Mwashyire neza
ijambo ry'Imana. Ngakene ijambo ry'Imana no buhanuzi narenzanye. Ni ubutumwa Imana yarintumye ku bantu bose. Yarintumye ku bantu bose. Abantu bari kuriganya ni muriganye vuba. Namwe bantu muri kubesha ni mubeshe vuba. Namwe Imana yahaye kuyobora mukaba muri kuriganya muriganye vuba ko Imana iraje. Imana iraje. Niba inyoni zimenya ibihe byabyo, intashya zikabimenya, ibisiga bikamenya ibihe byabyo, imisambi ikabimenya, ni gute abantu batari kumenya igihe barimo? Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro, Imana iri kurira cyane. Reka mbabwire, tuzajya tubivuga twigendere, tuzajya tubivuga nibiramuka bibaye bizajya biba nta kibazo. Ariko muri iyi minsi, niba hari ikibazo tugiye kugira muri iyi minsi, niba hari ikintu gikomeye tugiye kugira muri iyi minsi, tugiye guhura n'ubuhenebere, tugiye kuba ingwingire. Ikibazo abantu bari gushaka ibigaragara, ntabwo bari gushaka ibitagaragara. Ariko nari nkwinginze, shaka ibitagaragara, numara gushaka ibitagaragara, n'ibigaragara n'ibifatika nabyo bizizana. Kuko Yesu yaravuze ngo mukiri mu isi mbahaye inshuro 100 kandi kiretse nzabaha ubugingo. Reka mbabwire, Imana hari abantu ije kunyaga, bari bibwiye ko bafatishije bagezeyo, bari bibwiye ko bizarangiye batazabagisubiye hasi, bari bibwiye ko bamaze kugira batakigonda ijosi. Imana ije kubanyaga. Imana ije kubanyaga. Imana remwe boce ko haracyari amahirwe yuko waca bugufi, haracyari amahirwe yuko wakisubiraho, haracyari amahirwe yuko wava mu byaha, haracyari amahirwe yuko wava muri ubwo butinganyi, haracyari amahirwe yuko wava mu busambanyi. Hadiwi elastifo tadobe nedra ola zode wa nekota lastima shawi enas. Haracyari amahirwe. Imana itanze amahirwe. Mu pasiteri Imana itanze amahirwe. Cyo ni cyambere. Mu baririmbyi Imana itanze amahirwe. Kugira ngo murekure ibyo mufite byose. Mu bahanuzi Imana itanze amahirwe. Abahanuzi bafite ibyago, bomora ingoma bazica hejuru, bakavuga ngo nta mahoro ahari. Nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Ntayo ndabivuze. Nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Nubishaka uze kuza nabigusobanurira ndabisubiramo. Nta mahoro y'umunyabyaha agize ute ahari. Rero Imana yavuze ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu kuvuga ngo hari amahoro. Nta mahoro ahari. Nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Reka mwego muri komora iguma muzica hejuru, muca hejuru y'ibisebe kugira ngo mubone indamu. Niko ijambo ritubwiye. Imana ibagezeho. Icyambere igiye kubateza inzara mu ngo zanyu. Icyakabiri abantu babahaga bagiye kubima kuko Imana igiye gufunga. Igiye kwafungira, igiye kwakupira amazi n'umuriro. Ibyo mwamwiringiye bigiye kubahombera, bigiye kubahemukira. Bigiye kubahemukira. Mwebwe muri komora iguma muzica hejuru kugira ngo mubone indamu, kugira ngo mubone iby'isi. Mugiye kubibura n'ibimwe mwingiye bahemukire, kandi nabaye bahaga babe bakibahaye. Imana iteza inzara mu ngo zanyu, iteza inyatsi mu ngo zanyu, nimutagarukira Imana ngo mwihane muve muri ibyo bintu murimo. Abo n'abantu zinabwiraga. Rekadobe lastiwi lazobe nesta lastifo newa nedra. Reka mbabwire, nubwo dusigaye tuvuga ngo byahozeho, ariko ntabwo byahozeho. Umuserebanyi araganuka agatekerezo nigeze nakumva. Umuserebanyi uri ku rusenge
kuko nyine wahoze ku rusenge uyu muserebanya umaze guhora ku rusenge kuko wumvaga kotsi kazamuka igihe kiza kugera inzira nshya ko imaze gushya umuserebanya ati niko byahoze umwotsi wamwishe ati niko byahoze igihe kiza kugera inzira indishya wa muserebanya uhera muri ya nzu uri muri niko byahozeho. Hari abantu Imana igiye gutungura bari muri niko byahozeho kuva kera bose barahanuye banuze inyuma bahoze. Reka mbabwire niko byahozeho bigiye kwicisha abantu benshi. Imana ari nimwe nimbwira abantu nibatisubiraho nibatagarutse aho bageze bave mu buriganya bafite. Niba ari ikintu kibabaje Imana ni uko abantu bari komora ibikomere bari komora ibise bari komora inguma bazica hejuru. Ikintu kibabaje Imana. Ariko se ubwiye umuntu azarya ifi azi ko ukuntu azaho bayirobera ari hehe, azi uko bayiroba ari gute. Niba ari Mungu dufite nugora abantu bashaka ko babarobera ifi nabo bakabigishe kuroba ifi nabo bamenye uko ifi zirobwa bajye barya ibyo bazaho bajye barya amafi bazi aho bayaroba bazi uko bayaroba bazi imvune ziri mu kuroba amafi. Abantu ntabwo bashaka kwereka abantu inzira y'agakiza, ntabwo bashaka kubereka umusaraba, bashaka kubereka ko Imana ari y'ibiryo gusa. Ibiryo, umuceri, kawunga, amavuta, Amerika, twagiye muri Amerika ibyo. Ariko mubwire ko nyuma yo kujya muri Amerika hari ijuru, kandi nitwa nabikira ijuru atazarijyamo. Ijuru rizagirwamo n'abantu bera. Sinize mbabwira ngo hari umuntu wangiriye inama arambwira ngo ningomeza kuvuga ibintu byo kwihana ntabwo nzabona abayoboke banyoboka kuri YouTube yanjye. Kuri Yesu niwe nzira TV bazarorere nta kibazo ariko nacyo ntihaza n'umwe zawangiza amahirwe nkamubwira inzira y'umusaraba. Rero reka mbabwire umuntu ukurikiye inzira y'umusaraba cyangwa inzira y'agakiza kuko dusigaye dufite abantu benshi bari kuvuga ngo barakije ko badakijijwe. Gusenga ni kimwe no gukizwa ni ikindi. Imana nibantumyeho rero umuntu ikizakubwira kuri mu nzira y'agakiza ikizabikubwira uzajya gusambana wumva umwuka avuga ngo gusambana ni icyaha uzaba uri mu nzira y'agakiza. Nubona abandi bari kunywera inzoga wumva umwuka avuga ati kunywa inzoga ni icyaha. Niwumva umuntu ari gushaka mu byaha bibi mu bugambanyi mu butinganyi mbese umubwire wumva umwuka araguhase. Mbese reka mbabwire ubundi iyo umuntu ari mu nzira y'agakiza, iyo umuntu ari mu nzira yo kujya mu ijuru ubundi iyi nzira irafunganye. Biravuga ngo n'umuswa n'umuntu utarize ntabwo azayiyoberwa. Nubwo ifunganye n'umuswa ntabwo azayiyoberwa iyi nzira y'agakiza. Imana ije kurebana n'abana uko komora inguma bazica hejuru bavuga ngo amahoro nta mahoro ahari. Imana namwe ngo nimbwira abantu ko nta mahoro y'abanyabyaha ahari, kandi nibatihana ngo bisubireho. Bateje akaga abantu bari mu isi, bakijijwe nabo. Ibi bintu bigiye kutugeraho twese cyangwa ukoze kuko twe twasenze abantu tuzi Imana, abantu bamenye Imana izabahisha. Naho ubundi akaga gakomeye karaje muri iyi si. Igihe cyo guceceka kw'abahanuzi kirageze. Ubwo tuzara umuntu uzavuga muri iki gihe Imana izanye cyo guceceka. Igihe cyo guceceka kiraje. Abahanuzi baceceke, mwebwe mwiringiye ubuhanuzi mutasomaga ijambo ry'Imana mugiye gukorwa n'isoni. Kuko ibyo mwiringiye ko ari ubuhanuzi mugiye kubapfura ubusa kuko nta jambo mwatunze mutigeze mwasoma. Abahanuzi bagiye guceceka ndabitangaje. Imana igiye gucecekesha ubuhanuzi, igiye kubucecekesha ubuhanuzi ho gakeya. Abahanuzi bagiye guceceka. Abahanuzi. Imana numye ngo nze mbintangaye ziritangaje ko abantu zigiye kujya bagaceceka. Abantu biringiye ubuhanuzi rero ibyo mwari mwingiye byose bigiye kubapfana. Njyewe naje numwe n'Imana. Imana yantumye kandi
yego yantumye. Reka twongere dusubiremo ubundi dusenge umva kuntu havuze n'ubuhanuzi ngenzanye n'ishambo usome na 5 kugira ngo mubwumve neza. Ngiye nsoma umurongo umwe ku wundi kugira ngo mumve ubuhanuzi burimo, utaza gusanga uguye mu mutego wabyitaga imikino. Reka mbabwire, niba hari ikintu tugiye guhura nacyo, niba hari ikintu gikomeye tugiye guhura nacyo, ni ukubona ko gusenga bigiye kumera nk'abandi n'ibindi byose. Reka mbabwire, abanyamasengesho bagiye gucogora mere nk'abandi bose. Reka mbabwire, umwanya ajya gusenga nk'uri kujya mu isoko. Ugiye mu isoko, ku isoko nta kondisiyo ihaba. Mu isoko nta kondisiyo ihaba. Umuntu ugiye mu isoko burya nta kondisiyo ihaba, kuko ufite amafaranga ugiye guhaha. Izi nsengero, aya madini agiye guhinduka nk'isoko. Aya madini n'izi nsengero bigiye guhinduka nk'isoko, kuko umuntu wese agiye kuyaza akinjira. Bityo bigiye kuba nk'ibintu bisanzwe, bagiye guteshwa agaciro bitewe n'abantu. Abantu muri kwambura Imana icyubahiro, kandi ari mwe mwakagarura Imana icyubahiro. Abanyamasengesho mufite ibyago bikomeye. Abantu mwaririraga itorero mufite ibyago bikomeye. Mwebwe mwari kurira itorero, mwari gutakira itorero, ariko mwaranyazwe kuko ari mwebwe muri gukuraho Imana icyubahiro. Mufite ibyago bikomeye. Abadiyakoni mwebwe mwiba, ndabivuga byose. Abadiyakoni mwiba muri kubara amaturo, mwizaniye imivumo muyishyira no ku bana banyu. Imivumo izabagendaho mpaka mugeze no mu nda y'isi. Abadiyakoni murogana, mufite akaga n'amakuba, kuko Imana ije kubashyira ku mugaragaro. Abantu mubeshyira ku ruhimbi, ndetse mwasamaye mukajya no ku ruhimbi. Imana igiye kubatwikura mugaragara imbere y'amaso y'abantu. Abantu bahaye icyubahiro, bakaba mufite intebe, ariko izo ntebe mutaziyobora, mutica ngo muyobore muca imanza zibera. Izi ntebe Imana ije kuzibahagurutsaho. Imana ije kudiwi lastitadobe nedra ije kuzibahagurutsaho. Ikwera n'imwe nze mbabwire. Imana yabishije kuza no kugira ngo muca imanza zitabera, murebe imfubyi n'abakene, ariko muri kubahonyora imfubyi n'abakene, muri kubahanyora n'abapfakazi, muri kubarya utwabo mutabitaho. Imana ije kubarana namwe. Reka tuhasubire mu mundi senge Imana dusoze. Aravuze ngo maze kandi uzababwire uti, Uwiteka arabaza atya ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? Hari igihe kigiye kugera aba bantu basa nk'abaguye, Imana ikababyotsa. Imana igiye kuzana ububyutse, ariko yabanje gukubura umwanda wose. Igiye kuzana ububyutse, iyobora abantu inzira y'ukuri, kuko inzira turi gucamo bamwe barayobye, abandi barayobye. Ariko Imana igiye kuzana ububyutse, ariko igiye kubanza gukubura, igiye kubanza gukoropa n'itoni na rakirete yayo. Nimara gukoropa, ijye yabona kuzana ububyutse nyuma. Abantu yabona kubaha inzira y'ukuri. Itorero rya Kristo ntabwo rizayo. Reka mbabwire mwishingishije ku madini. Mwishingishije ku madini, muri kureba amadini murayobye cyane. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, kandi itorero ntabwo rizayoba. Nubwo byagenda gute kose, Kristo azariyobora inzira. Umuntu w'Imana ntabwo azigera yoba.
gatanu. None se ubu bwoko gatanu avuga ngo none se none se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bakagendanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwayobye inzira bukagendanira ko bagundiriye uburiganya. Imana ibabajwe n'abantu bahagarara imbere ku ruhimbi kandi ari abariganya, bagahanura ari abariganya we, bakabwiriza ari abariganya, bagahanura. Mbese Imana ibabajwe n'icyo kintu, ibabajwe n'uko mwagiye muri ubwo buriganya mukagendaniraho, ntimunanikebuke ngo murebe inyuma. Ibyo bintu bibabaje Imana. Yumva Imana irababaye. Reka mbabwire, ntabwo mwakumva ukuntu Imana ibabaye, ukuntu mwaje ubwoko bw'i Yerusalemu bagayobye inzira, bwamara kuyobya inzira bakagenda mu nzira y'uburiganya, bagenda bakagendaniraho. Gatandatu, nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati mbe ariko nakoze iki. Umuntu wese arombereza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Imana iteze amatwi, irumva. Imana iteze amatwi ibyo abapasiteri bakorera mu mabiro, yabiteze amatwi, yarabyumvishije. Abakristo basambanyiriza mu mabiro, yarabyumvisha. Imana iteze amatwi, iteze amatwi, yarabyumvishije. Kandi gutaka kw'abantu musambanyiriza muri biro, Imana yarabibonye, yaranabyumvishije, ije kubahorera. Abo bantu mwebwe mwiba musambanyiriza abakristo mu mabiro, mubasambanyiriza mwita abapasiteri, Imana yarabyumvishije. Ikigiye gukurikiraho ngiki, ije kuniha kw'aba bantu, umuhoro w'aba bantu, Imana yarawumvishije, ije kubakura ku ngoma. Kandi mugiye kugwa ubutazabyuka, mugiye kugwa murambarare pe, ko Imana yabahendahenze kenshi. Mugenda murombereje inzira yanyu nk'amafarashi avuduka. Imana ibarebye ibona muri nk'amafarashi avuduka ajya mu ntambara, nta kindi muri cy'imbere y'Imana. Irebye abapasiteri basambanyiriza abakristo muri biro, ikareba aba bantu bari kurya abakristo, bari gonyera abakristo, batari kwita ku bakristo babo, iri kubareba, yateze amatwi irabumva, iri kubareba ikabona muri nk'amafarashi avuduka ajya mu ntambara atazi yajya. Karindwi, nukuri igishonda abagabo kiguruka mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Ariko abantu abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Ikintu kibabaje Imana ni ukubona inyoni, igisiga, umusambi umenye cyawo cyo kwimuka, abantu bakaba batari kwitondera ijambo ry'Imana, bakaba batari kwitondera amategeko y'Imana. Reka mbabwire, odiwi elazobe nema one wasawi elas. Imana ibi bintu birayibabaje kuba abantu batari kwitondera amategeko yayo. Niba uvuga ngo uri umunyabwenge ukaba utari kwitondera amategeko y'Imana, ubwo bwenge bwawe ntacyo bukumariye, ntacyo bukumariye pe, niko Imana ivuze. 8, mwavuga muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Ibaze iki kintu, abantu bakuvuga ngo Yesu birangije ku musaraba, bakaba bari kwisharisha mu byaha, bakaba kwigisha abantu ngo biranagana. Reka mbabwire, ntabwo binagana kwa Yesu, bigiye kurya abantu barambirije, abarambiwe batazi. Nubwo ikaramu yanyu yahinduye amategeko y'Imana ubusa, ariko Imana ije kubarana nawe,
icyo yakubwiye, icyo yakumenyesheje, kugira ngo umenye inzira y'agakiza, kugira ngo umenye umusaraba. Ibyo wumvishe rero bigiye kugucenshura, bigiye kukugosora, bigiye kukugosora, kukugosora. Ibyo bintu byawe uri kuza bizanisha ngo ni amahoro, nta mahoro hari umunyabyaha. Icyenda, abanyabwenge baramwaye, barashobewe, abandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Ni bwenge kisi? Abanyabwenge bagiye kumwarwa rwose, abandi bafatwe. Ubwenge barimo kuko ntacyo bwabamariye, ni ubusa, ntacyo byabamariye ubwenge mufite. Bamwe bagiye kumwara, abandi bafatwe kuko ubwenge mufite ntacyo bwabamariye. 10, nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru no mu bakuru bose bihaye gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi, bose bakora iby'uburiganya. Ubu ni ubuhanuzi Imana impaye bukomeye. Nushaka upinga cyangwa se ubwumva cyangwa ubwihore, uzabazwa icyo wumvishije. Ngaba umvikira Imana igiye kubakorera ngiki. Ko bafite ubwenge bwabo nyine, ni abanyabwenge. Umva ko abantu nk'ako turi kuvuga ijambo ry'Imana, ntacyo tuzi, ntacyo twamenye, ntacyo twize, ariko umva ikintu kigiye kuba mwa abanyabwenge mwe, abantu bita abanyabwenge mu by'Imana, abantu bacanjura iby'Imana, abantu bagishyira muri logique iby'Imana. Ibintu bigiye kuba ngibi. Icyambere abagore banyu bagiye kuba Imana igiye kubaha abandi. Icya kabiri, bagiye kubanyaga abagore banyu. Icya kabiri, imirimo yanyu igiye kuyigabira abandi. Icya gatatu, kuko yaba ari umuto yaba ari umukuru, Imana yabayigisha isanga muri gukora ibintu byose kugira ngo mwishakire indamu. None umva abahanuzi ugiye kubabaho. Abahanuzi namwe n'abatambyi yarababonye, kuko ibyo mwakoze byose ntabwo yari byanabarwa ku musaraba. Igiye kubanyaga rero. Ibyo umva, aba ni abanyabwenge n'abahanuzi n'abatambyi, yaba muto yaba mukuru, abagore banyu bagiye kubanyaga. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, imirima yanyu igiye kuyiha abandi, mugiye kunyagwa. 11, kuko nyine yasanze muri abariganya, ibyo mwakoze byose ni by'uburiganya, none ihisemo kuza kubanyaga nawe. Ije kubanyaga. Ije kubanyaga. Mwaga mwita ngo murakijwe mudakishijwe, twarabamenye. Imana yambwiye ngo nze mbabwiye ngo igiye kubanyaga. Abagore banyu bagiye kugabirwa abandi, imirima yanyu bayibanyaga bayiha abandi, kuko mukanya arimo uburiganya. Abo ni abahanuzi, abatambyi ndetse n'abanyabwenge, yaba umuto yaba umukuru. 11, urugomo rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Abantu muri kubyabona ngo ni amahoro, reka mbabwire, nta mahoro y'umunyabyaha hari. Musubiza mu isoni, amahoro y'umunyabyaha hari. Niba uzi ko gukora ibyo umwami ashima, ukaba uzi ko kugenda mu nzira y'agakiza, ukaba uzi ko ukiri umutinganyi, ukaba uzi ko uri umusambanyi, ukaba uzi ko uri umuhehezi, ukaba uzi ko ubeshya, ukaba uzi ko wiba, ukaba uzi ko unywa inzoga, ukaba uzi ko ukiri mu byaha, nta mahoro ahari. Mwebwe muri komora inguma muzica hejuru, muhuye n'ibyago bikomeye. Ibi byago byose byari kuzaza kuri abantu mwari kubwira, mwe bigiye kujyaho. 12, mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, habe no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa igihe nzabahagurukira, nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Abo bari bamaze gukora iby'isoni se,
amaze kuvuga ibyangwa n'amaso Uwiteka amaze gusamba amaze gukora ibyangwa mbese amaze gusayisha we nta n'isoni zabakoze byibo ngo bazi imbere y'Imana bihana ngo abe no guhonga mu maso yabo. Nicyo gituma mu bantu Uwiteka aje guhagurukira uwagahagurutse agiye kubagera akabagira umura akabagira imirara akabagira imirara odewa shawira sobefo onema olas akabagira imirara nuko Uwiteka avuze yantumye. 13 nzabatsemba rwose nta maseri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini n'ibibabi bizaraba kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa niko Uwiteka avuga. Ariko Imana ije gutsemba ndetse n'imizabibu nta n'amababi azasigaraho ndetse n'imitini ndetse ije no kubanyaga ibyo yabahaye. Nzajya mbivuga nigene ngo n'ay'abasazi nta kibazo ariko niko Imana yarindumye ngo nze mbabwire. Niko Imana yarindumye ngo nze mbabwire uko Imana ije kubanyaga ije gutsemba ihereye ku muzabibu ihereye ku mutini nta n'akababi kazasigaraho kandi ije kubanyaga. 14 kuki ducicaye aha nimuteranire hamwe tujye mu midugudu y'ibihemu tuhacecekere kuko Uwiteka Imana yacu ariyo iduhaye kunywa amazi akarishye kuko twacumuye Uwiteka. Yego kuki mucicaye abantu kuki mucicaye muri kuvuga ibinyoma? Imana avuga ngo ije kubacecekesha mwabahanuzi muri kuvuga ibinyoma ije kubacecekesha mwese. Bamwe bagiye kubashaka bababuri abandi mugiye gukwiragira imishwaro abandi mugiye komongana kuko Imana ibahaye guceceka kandi Imana irabahojeje rwose ntabwo muzongera kuvuga ukundi. Ibaye kunywa amazi y'agahimano niko Uwiteka avuga niko Uwiteka agize ute avuga. Mwakire neza ubutumwa Imana rimpaye ngo mbazanire. Yambwenga ibi bintu nta kintu kizabikuraho n'ugusenga no kugarukira Imana. Reka mbabwire ba nyiranzihana ejo namwe bandabimenyereye nimumenyere vuba mufate iby'Imana mubigira imikino mubikiniremo. Ariko iki kibuga nyiracyaje kukirebera aje kwirebera mbese agiye kwirebera muri iki kibuga turimo dukiniraho turimo dusambaniramo turimo tugambaniramo. Iki kibuga gifite nyiracyaje kukireba kandi aje gukubura aje kugikubura pe agishyiremo isuku kuko agiye kongera gushyiramo abandi bashya bari barimo barananiwe. Bamwe yabonye ari utujoriti yabonye ari utujoriti abandi abona nta mitwe bafite abandi abona nta mano bafite abandi inzara zarashizemo abandi amenyo yarashizemo. Imana yarebye ibona bamwe bari muri iki kibuga bagukiniramo ni utujoriti ije guhindura ije kuzana abasimbura nibyo bintu Imana yari yantumye ngo nze mbwira ubwoko bw'Imana. Umuntu wese ubyumva akagarukira Imana ibi byago bigiye kuza ntabwo bizamugeraho. Hari abandi manije kunyaga murakoze. Reka dusenge Imana. Ushobora kuba wumvisha ugarukiye Imana. Nge nta muntu n'umwe ndwanyije nta n'umuntu nteyibuye nta n'umuntu mputse wumva ko ari amututse azanyandikire twiyumwe dusabane imbabazi. Ushobora kuba wumvisha ubutumwa narizanye ukawumvisha guca bugufi ukawumvisha guhindukirira Imana ukawumvisha kuva mu busambanyi ukawumvisha kuva mu butinganyi ukawumvisha kureka inzoga ukawumvisha kureka itabi ry'ubugoro ukawumvisha kureka urumogi ukawumva ari ibyo ushatse kureka cyo bugufi dusengana Imana. Kandi bari itoro rikwegereye ukamva umutima uhamanyije nawe kujya muri iryo torero ugenda urisanga twatuza agakiza n'utarabatizwa
ubatizwe mu izina rya Yesu, upfane na Kristo uzukane nawe. Niba wari waraguye, ugende wakire, ugende wongere ubyuke uve mu byaha. Niki Imana ishaka. Imana ibambere umugisha. Imana nziza, Imana zode washatopene kotala stifone wanedra. Otitala zode washawi ela zode bane wanedra. Enitala zobene fone manda. Olizobene kota. Neneta wilevo lastima one washadobene grome. Senge abantu maze kumva buno butumwa ari bamaye ngo mbazanire. Ndavuze ngo ubutumwa geka wilevo. Unyembera bazadamwe batuma bawupinga. Bazadamwe batuma babadi wila zobene kota. Batagumba nkuko bukwiriye. Abantu bamenaguye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana data. Imbaraga z'amaraso yawe mwami w'abami nizize kuri bo. Unkundire musonona abantu biyandire kure kandi bava mu byaha. Nari mbasenge ngo bagire neza rero. Mu izina rya Yesu apanga mukazuka. Abantu bagire neza. Amen. Imana ibahe umugisha n'agaruka Shalom. Yesu niwe nzira TV. Amen.